benshi mu banyamahanga kuri bari gushinyagura u Rwanda barujomba insindano n'ibikwasi byakuze bagira ati kuba nta mabuye y'agaciro bagira ahagije bakaba badakora ku nyanja, twe ku ruhande rwacu twumvaga wenda bagakwiye guca agahigo nibura bakayobora ku bijyanye na football, ariko bakomeje kubura byose. Nka Yangata bavuga imenye ku itariki 11 z'uku kwezi umwaka 2025 nibwo imwe mu nshyushya rugamba u Rwanda rufite Shadibu yaretse ibyo yarimo byose, ubundi asimbukira kuri X yahoranye izina rya Twitter atera agatebe ihende baba, maze kuza muri wino agira ati ntacyo tutakoze ariko Amavubi aranze aratunaniye, umenye ikibazo ari izina noneho pe tuzayite ingagi se basi. Abari baryamye bose bahise biyorosura ibiringiti n'amakuvurori maze batera agatebe baricara bashagara iyi poste. Wita Dr Samuel yagize ati nkunda Amavubi ariko kubona Bene idutsinze no kwina babeshye nyatakarije icyizere. Moses nawe yese yungama ati pe hashakirwe irindi zina rikwiye ryumvikanamo ubukaka, ubukana n'ubudahangarwa, abandi baritwa intare, inzovu n'ibindi binyamaswa by'inkazi, natwe ngivubi. Uyita nyiribyondo we ngatiki yese yataka avuga ko Amavubi akwiye kwamburwa ayo mazina yose y'ibihangange ubundi akitwa Kagoma kuko n'ubundi bitego byose byigurukira. Kwa kudacika intege no guhanyanyaza kw'Abanyarwanda, uyitwa Emi we yagize ati none se uburiye umubyizi mukwe ubutaha bizakunda, reka twitegure neza. Gusa benshi bahise bamusimbukira batangira kumukwashagura bamubaza ati ibidakunze 2025 ibyo bizakunda ryari? Bizakunda se 2026 na 7 n'umunani n'icyenda na 30 cyangwa nabyo biri muri viziyo y'ibihumbi 2050? Uretse Emi kandi nyuma yaho gato, nyuma yo gutsindwa na Beni, Minisitiri wa Siporo Nirimukazi nawe se yinaga ku rubuga ubundi yenda agakarama agira ati ku ikipe yacu Amavubi ntabwo twe tuva mu ngamba, ahubwo icyo dukora ni uguhindura umuvuno. Iki ni igihe cyo kurushaho gukora kuko birashoboka, ariko nyine nanone ku rundi ruhande biraharanirwa. Oya da, muranyemera twibaze, ariko se ubundi byagenze ute kugira ngo icyari Amavubi gicika uruburi? Ni ikibazo cy'imishahara se, inzara, ibibuga bike kandi bibi, umutoza, ishoramari rike muri siporo se, kubura ubuvugizi, kubura inkunga ya leta se, cyangwa ibyo byose si byo? Ikibazo kikaba giherereye mu bunebwe na negligence by'abakinnyi. Ku ruhande rwanjye numvaga uwajya kuvuguta umuti yatangatangira hose kuko atari ibyo byose byaba byarapfiriye mu iterura, bityo kubisubiza ku murongo bigasaba gushirika ubute, ubundi hakabaho kwinjira mu mizi. Amwe mu basangira ngendo bati iyihe mizi se? Ahubwo kari umuzi umwe ari we mutoza Adel. Ni kuvuga ko nimba umuzi waravomiwe bihagije ugahabwa ifumbire, imborera n'imvaruganda yewe n'imiti yica udukoko, ariko ibishamikiyeho byose bikanga bigakomeza kunamba, no kuvuga ko uwo muzi uri kunyunyuza imbaraga z'ubusa. Igikurikiyeho ari uko uwo muzi watabirwa ubundi bakawushinguza mu butaka, maze ibyo biti, amashami n'ibindi biba byose bishamikiyeho bakabishakira undi muzi ufite ubushobozi bwo kubitohagiza. Ese ibyo byose bizakorwa cyangwa hazabaho andi mavugurura adashingiye gusa kwirukana umutoza, cyane ko nabo baba bararenganye? Mu gihe bya ruhago mu Rwanda bikomeje kuba agateranzamba kamwe ka nyiranzamba gato, maze twongere twibaze ese ni amakipe angahe muri Rwanda Premier League akoresha abanyezamu b'Abanyarwanda? None atari ibyo, abanyezamu bashya se bazava hehe badakina? Ba rutahizamu se bo bazaboneka bigenze bite? Kuva ku ikipe ya nyuma kugeza ku ya mbere usanga zujuje umubare munini w'abanyamahanga, nyamara umusaruro wabo ugakomeza ukagererwa ku mashyi. None ninde uhari wo gucungura uruganda rwa ruhago? Hari mu mugani wa musangira ngendo His Excellency Paul Kagame, nawe nashyireho ake ubundi agire abakubita agakoni kunda n'iminarimba, afate umweyo anyuze muri komite.
kamanze mbisuhurize muraho isi Imana ya Isirayeli muri kumwe aho wageze ni kuri Ragarazi ya Afrika mwese kambaye ikaze mu kiganiro. Icyakora nubwo iki ari ikibazo ku banyarwanda bakunda ruhago, ariko ni ikibazo kibonerwa igisubizo mu buryo bworoshye cyane kuko bafite uwo kubyegekaho. Nubwo nabarura nakoze cyangwa yewe ngo mbe neganye no kurikora, unyuze muri benshi mu bakunzi b'Amavubi babaza icyateye Amavubi gusoza imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi abanziriza Zimbabwe ya nyuma ku rutonde rwo mu itsinda C. Nakabuza benshi bahuriza ku mutoza Adel nk'intandaro y'ibyo byose, kandi koko uwavuga cyo nta wamutera amabuye. Imibare y'uyu munya-Nigeria umaze kwizihiza imiganura igera kuri 57 ariko iryana mu maso bitewe n'imituku myinshi irimo kuva yakwicara ku ntebe y'ubutoza bwa mbere akina na Super Eagles i Kigali. Amaze gutsindwa imikino igera kuri 6, anganya umwe, atsinda umwe gusa. Yagize amanota 4 kuri 28 yashobokaga. Ibivuze ko uyu musaruro ungana na 16.6%. Ubusanzwe mu ishuri umunyeshuri wagize ayo manota arasibira. Icyakora Adel wese umunyeshuri ahubwo n'umwarimu w'abandi batoza. Muri iyi mikino 8 umutoza Adel amaze gutoza, ikipe ye yinjijwemo ibitego bigera kuri 12, iyo itsinda ibitego bigera kuri 2 gusa. Ibyo ubwabyo birerekana ko nta kintu Amavubi akina. Ni kenshi uzumva abanyarwanda bavuga ko abakinnyi bacu bazi kugarira cyane ku buryo kubabonamo igitego bigoye. Ku ngoma ya Adel nta wakidumbukiza ngo avuge ibyo kuko ibibarurwa mu mukino binyuranye n'ibyo. Kimwe mu bibazo byagaragaye kuva igihe Adel yatangiriye guhembwa ku mafaranga y'abanyarwanda no kuranirwa gukora mu bakinnyi ibyo bafite. Ikipe y'igihugu Amavubi ntiyigeze igaragaza imikinire ihamye mu busatirizi, ndetse yakunze kurogorwa no gushyira mu izamu uburyo buke ibona. Amayeri y'imikinire bya Adel mu bijyanye n'uburyo akinisha ikipe byashyize benshi mu rungabangabo. Intege nke mu bwugarizi zagaragaye kenshi mu mikino Amavubi yatsinzwe, ndetse akomeza kwibazwa ku bushobozi bwe bwo guhindura amayeri igihe ahanganye n'amakipe akomeye. Nubwo uyu mugabo ukunda kwambara amataratara agihabwa akazi yavuze ko ashaka gukina umukino wo kwiharira umupira, byagaragaye ko umutima we wabishakaga, ariko ikibazo kikaba ubushobozi bwo kubishyira mu bikorwa. Uretse kuba Amavubi adashobora kumenera mu bwirinzi bw'abo babahanganye, usanga yo ubwayo bayavogera kenshi cyane gashoboka no gukoresha ba myugariro benshi inyuma. Akenshi mu mikino u Rwanda rwabaga rufitemo amahirwe yo kwitwara neza, ikipe yagaragaraga nk'itari hamwe mu kibuga. Guhuzagurika aribyo biranga ikipe, mbese nta guhuza umukino guhari. Uretse ibyo kandi uyu mutoza Adel ni kenshi byagaragaye ko agorwa no kumenya igihe gikwiriye cyo gufata ibyemezo ngo amenye igihe cya nyacyo cyo gusimbuza ndetse n'abanyabo bo gusimbura. Ibi ntibyabuza abibaza kwibaza no kuwungiriza uyu mutoza, kuko wakubaza umusaruro w'ibyo Eric Nshimiyimana na bagenzi be bakora birenze ibyo gutera amakona mu myitozo byagora benshi kubigaragaza. Uwashaka kuvuga ko umwanzuro wo guha Adel inshingano zo gutoza Amavubi watumye iyi kipe ikongoboka, umugani wa musaza ukorera Kicukiro kurusha uko yagateye imbere, kuko abanyarwanda benshi batabona impinduka mu mikinire ugereranyije n'uwo yasimbuye. Mu gihe cya Frank Toston Amavubi yari afite ubwugarizi bwubatse buri hamwe, ndetse yewe uburyo bwe bwo gusatira bwasaga nk'ubwarema icyizere. Umutoza Adel yaraniwe kubakira kuri uwo musingi, yewe aranirwa no kuzana imikinire ye mishya nibura abe ariyo yubakiraho ikipe. Uretse ibyo byose kandi uyu musangirangendo akomeje kurerwa amarangamutima mu ihamagarwa ry'abakinnyi. Ubusanzwe nta koloneli cyangwa generali wajya ku rugamba ngo yimenkana indwanyize nziza kurusha izindi,
kuko byabisa nko kwiyahura. Ibi Adeli we nabashaka no kubyumva kuko ikipe y'igihugu yagize nk'akarima k'umwihariko iwe, ahamagara uwo ashatse yaba akina cyangwa adakina bitewe n'impamvu nabasha gusobanura. Nubwo hari abavuga ko ari uburyo bwo gushaka gucuruza abakinnyi, kabishywe atajya akora ibiganiro n'itangazamakuru. Ni benshi bamubaza uburyo ahamagara Ishimwe Anicet Butitsa, uburyo yagiye ahamagara Ngwabeje Clovis, Arehamon Enzo, Ndwaye Alexis n'abandi benshi batavuzweho rumwe, ariko akirengagiza Kimu Sahabo ndetse na Samuel, abanyarwanda bakina neza kurusha abandi bose dufite mu Rwanda. Uretse nabo kandi nawe akirengagiza ibihe byiza Byiringiro Rage arimo, tutibagiwe Ishimwe Christian n'abandi. Si benshi basobanukirwa uburyo Mbonyumwami Taiba yitabazwa mu kuziba icyuho cy'umukinnyi utabonetse mbere ya Byiringiro Rage. Ntabwo bikwiye ko umuntu runaka akoresha igihugu mu nyungu ze bwite. Ubanza hari hakenewe ikiboko na kimwe Yesu yakoresheje yeza urusengero rw'i Yerusalemu. Icyakora nubwo umutoza Adeli yagakwiye kuba yaratanze umusaruro urenze uwo afite, abakunzi b'Amavubi nabo hari aho bakabya kwitega ibihambaye nk'aho bibagije ukuri, cyane ko benshi bavuga ko n'umutoza arengana. Uretse amarangamutima, nta mukinnyi dufite watujyana mu gikombe cy'isi guhera mu izamu kugera imbere kwa Nshuti Innocent. Uyu Nshuti tugenderaho biragoye ko yabona umwanya ubanzamo muri APR FC, Rayon Sports yewe na Police FC, tugereranyije ku bakina ku mwanya we muri ayo makipe, nubwo nazo atari urugero rwiza rw'ikipe umukinnyi mwiza y'abakinamo. Mugisha Gilbert Abarafinda twitegaho ibitangaza mu ikipe y'igihugu, ni umusimbura muri APR FC. Muherekeve ukiri iminota 90 nta gishyika cyo gusimbuzwa, akira muri shampiyona Sudani y'Epfo iri munsi y'u Rwanda. Ugiye no kureba n'abandi bose babanzamo, usanga aho bakina hatari ku rwego mu by'ukuri rwagira byinshi rufasha Amavubi. Uretse n'abamagaye kandi Hakimu Sahabo na Samuel tuvuga basizwe nabo si igisubizo gihamye, kuko aho bakenera abasimbura. Mu myaka hafi ine ishize, Bigimana Augustin cyangwa gusa wari umunyamakuru w'imikino kuri Royal FM, umugoroba umwe mu kiganiro cya siporo cyatangiraga saa 9 z'umugoroba yigeze kwibaza niba kuko abanyarwanda dufite impano yo gukina umupira w'amaguru nk'abandi. Nubwo nibuka neza uko yakurikiranyije aya magambo, icyo gihe yagize ati isi ko abanyarwanda tuba henshi cyane hirya no hino ku isi, kandi ko tubyara ko n'abakinnyi b'amazina akomeye nibura tubona bakina mu mashampiyona akomeye, niyo bataba badukinira wenda, ariko tukaba tuzi ngo n'abanyarwanda. Iyo hagize n'uboneka usanga n'imyugariro cyangwa akinamo hagati, rutahizamu we biragoye. Abanyarwanda nta mpano y'umupira tugira rwose. Ayo ni amagambo ngenekereje igitekerezo cy'uko gusa yabivuze. Ubanza kuko nyine n'abakinnyi b'amazina azwi tubona, kandi abanyarwanda bari henshi mu bihugu byo hanze, yewe binateye imbere muri ruhago bitewe n'impamvu nyinshi zirimo n'amateka y'igihugu cyacu. Icyakora nongeye kubisubiramo, Adeli ntiyakabigize urwitwazo kuko twabonye ibyo uwamubanjirije yakoze akoresheje abo bakinnyi. None hakorwa iki kugira ngo Amavubi abe ikipe ikomeye? Nyuma y'umukino wa Benin iheruka gutsindamo u Rwanda igitego 1-0, Adeli yagize ati njye ndumva tugomba kuba inyangamugayo. Ntabwo ushobora guhindura umutoza, perezida cyangwa CEO ngo uhite ukora ibitangaza, ahubwo tugomba gukora cyane, tugashora mu bato, tugateza imbere shampiyona yacu. Narababajije ni mume umukinnyi umwe w'imyaka 17 ukina mu ikipe nkuru, barambwira ngo nawe iyo udafite urubyiruko rutegurwa ejo hazaza, na hazaza nyine uba ufite. Nubwo abenshi Adel bamwita umunyamakosa, ariko iri jambo yavuze ryahise rikangura benshi. Ubundi bumva huzuyemo kuri kwinshi. Uzengurutse amakipe hafi ya yose akina mu cyiciro cya mbere, biragoye kubona umukinnyi mwiza ubanzamo ufite imyaka nibura 18. Ibikomeza gushimangira uburyo n'abakinnyi bo mu myaka 5 iri imbere dufite.
singiye kuvuga ko bya direction technique benshi bibaza inshingano zayo n'ibindi byinshi, kuko uwarondora ibibazo ruhago yacu ifite bwakira bugacya inzego zibishinzwe zibihagurukiye byakemuka, kuko ibyinshi bikorwa nkana, suko ababibamo batazi uko byagakozwe, nubwo ari n'ababibamo batabikwiye. Icyakora mu gihe dutegereje muganga ngo tuvurwe paracetamol, twaba tunyoye no gushaka umutozo uri ku rwego ruri hejuru y'urw'Umudage Frank Torsten twasezereye, hanyuma Adel agasubizwa ku isoko ry'umurimo, kabone nubwo ikiguzi cyabyo cyaba gikakaye. Ikindi cyakorwa mu gushakira Amavubi igisubizo cya vuba no gushaka abakinnyi bashya kandi beza bafite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda. Inanamyi irumbuka ry'umusaruro ku Mavubi, yaba kandi umubare munini w'abanyamahanga bakina muri Rwanda Premier League. Ni benshi bazavuga ko umunyarwanda uzabona umwanya wo kumenera mu banyamahanga bagera ku 8 bemerewe gukina muri shampiyona azaba akomeye. Ariko se uyu munyarwanda azaboneka? Mu Rwanda tugira indwara yo guharara abakinnyi bashya, by'umwihariko abatavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ikitangaje ariko usanga abo bakinnyi benshi amakipe yihutira kugura nta kinyarwanda kidasanzwe bagaragaza kuruta kuba waha amahirwe umunyarwanda. Gusa nanone twavuga ko nibura muri benshi bahabwa amahirwe turamuramo bake. Kuri ubu abadohetse mu ikipe y'igihugu nuko babonye umwanya wo gukina kuva ari bato kugeza bageze ku rwego rutanga umusaruro. Imanzi Thierry na Mutsinzi Ange bakuriye muri Marine FC ndetse na AS Muhanga. Rayon Sport ibaha amahirwe yo kwigaragaza kuko abanyamahanga bari bemewe icyo gihe bari 3 gusa, kandi imbaraga bakazishyira mu busatirizi. Turetse n'ingero nk'izo, wenda tukareba abakinnyi bahari none. Ese ni amakipe angahe muri Rwanda Premier League akoresha abanyezamu b'Abanyarwanda? Abanyezamu bashya se bazavaye badakina? Barutayizamu sebo bazaboneka bigenze gute? Kuva ku ikipe ya nyuma kugeza ku ya mbere usanga zujuje umubare munini w'abanyamahanga, nyamara umusaruro wabo ugakomeza kugirwa ku mashyi. Biragoye ko umunyarwanda azabona umwanya wo gukina, kuko umukomiseri wazanye umunyamahanga azakora ibishoboka byose kugira ngo abashe gusobanura icyo yamuzaniye, kabone niyo ntacyo yaba arusha abanyarwanda. Ubu se Amavubi azongera kubona itike ya cani ayishejwe nande ko n'abakinnyi bakina mu Rwanda tukibona? Umutoza Frank Torsten watozaga Amavubi, Taliba Abdurrahim wa APR FC n'abandi benshi mu bihe bitandukanye bagiye bavuga ko igitekerezo cyo gutumbagiza umubare w'abanyamahanga ari amakosa akomeye. Tugiye tureka gufata ingero z'ahandi bikorwa bigatanga umusaruro, kuko amanyanga aba mu mupira wacu, imiyoborere ipfuye n'ibindi byinshi atari byo biba ahandi. Ni kenshi benshi bazakubwira ko amakipe yacu ahora mu bibazo bitewe n'ubukene, ariko mu by'ukuri ubukene nabwo hari igihe burengana, ahubwo ari ugukoresha nabi amikoro aba hari. Gusa nanone abanyarwanda bashobora kugira icyizere cy'impinduka, ahanini dushingiye kuberuka gutangazwa n'abayoboye umupira wacu. Dr Shema Ngoga Fabrice uyoboye ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda Ferwafa aherutse kuvuga ati, icyo turimo kwiga muri iyi minsi ni ukugira ngo turebe uko tuvugurura Amavubi tudahereye ku makuru, ahubwo duhereye ku mato. Tugiye gushyira imbaraga nyinshi cyane mu bana batoya, byibuze guhera ku batarengeje imyaka igera kuri 17. Dushaka kubaka umusingi ukomeye kugira ngo tube dufite abakinnyi batandukanye kandi bamenyereye amarushanwa. Yakomeje agira ati, Amavubi yacu makuru nayo hari abandi bashya tuzazanamo. Nk'uko mubizi dufite FIFA Series izaba muri Werurwe 2026, aho Amavubi azakina imikino ya gicuti ya FIFA n'amakipe aturutse ku migabane y'isi, Uburayi, Aziya ndetse na Amerika. Ni igihe cyiza cyo kwigaragaza ubwacu. Rero tugiye gushyiramo imbaraga, no mu gihe tuzaba dutangiye gukina imikino yo gushaka itike y'igikombe cya Afurika umwaka utaha, tuzaba dufite ikipe tuvuga tuti dufite intego, dufite naho tugana.
nyuma yo gutsindwa na Benin. Na Minisitiri wa Sport Neri Mukazayire nawe yagize ati ku ikipe yacu Amavubi ntabwo tuva mu ngamba ahubwo duhindura umuvuno. Iki ni igihe cyo kurushaho gukora kuko birashoboka ariko nanone biraharanirwa. Ngahe nguko no gushidikanya wenda Amavubi ashobora kuzongera gusubirana ubukana yahoranye. Nge ndi mu basezera, reka mushimire kubana nanjye hano kuri La Grazia Africa.